Ndagushimira cyane wowe ukurikirana Life Journey umunsi ku wundi. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Ni iby'agaciro kukugira. Uyu mwanya nje kukubwira inkuru ikomeye cyane, ya nkuru wumva igakora ku mutima. Ni inkuru y'umusore Kalisa watereranwe. Yagize ibyago abura umuryango, papa na mama baragenda, ariko abasigaye muri famiye ba anti ba anko n'abandi bose baramutererana we na mushiki we mutoya Ketia. Ibi byaje kubaviramo ibibazo bikomeye cyane, aho babayeho nabi kugeza bamwe na bamwe bishwe. Ariko urupfu rwabo ntabwo rwaturutse ku kuba bishwe n'inzara cyangwa se bishwe n'agahinda gusa. Uhise wibaza utese none se bishwe n'iki niba batarishwe n'agahinda cyangwa ngo bicwe n'inzara ko gutereranwa na famiye zabo? Niyo mpamvu ndi hano. Reka dutangire inkuru yacu, ukurikirana akantu ku kandi, uyumve neza witonze. Ndabizi kuri buze gukuramo isomo rikomeye cyane ry'ubu buzima. Uri buze gukuramo icyo nakwita nk'inyigisho ku buzima bw'iyi minsi. Ni naho kandi uri buze kumvamo icyatumye umwe muri bo yicwa. Iyi ni inkuru ishengura imitima, ndetse n'inkuru yacu ubwayo yitwa umutima ushengutse. Umutima ushengutse ni iki? Umutima ushengutse ni igihe umuntu afite agahinda gakomeye cyane, intimba ku mutima atabasha gusobanura. Ni igihe umuntu afite igikomere gikomeye cyane atabasha gukira byoroshye. Uwo mutima w'uwo muntu uba warashengutse ku rwego rwo hejuru. Nukurikirana neza iyi nkuru uraza kumvamo byinshi bisobanura umutima ushengutse. Nagutindiye, reka uyu musore atubarire inkuru, ndetse kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo n'ibindi bice by'iyi nkuru bijye bikugereraho igihe. Murakoze. Ni Life Journey. Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi ngiye kubabwira inkuru cyangwa filme. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ishobora gushengura umutima, ariko nk'uko tubizi ibikomeye nibyo bidukomeza. Ndagushimira cyane kuba umpaye akanya nk'aka ko kuba wantega amatwi ngo dusangire inkuru ndende ikuwe muri iyi filime nshenguramitima, filime yitwa Umutima Ushengutse. Nuyikurikira urakuramo impurirane y'amasomo ndetse n'ibyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndi hano ngo nkumare amatsiko. Ikaze. Iyi filime yitwa Umutima Ushengutse itangirira kwa Desire mu gitondo cya kare. Mama Desire na baby baricaye barimo baranywa icyayi. Papa Desire aturuka mu cyumba akenyeye isume. Papa Desire ati, mwaramutse neza? Nagumye gutegereza ngo muraza kumbwira icyayi n'igishya, kumbe mwebwe mukigeze kure. Mama Desire aramusubiza ati, ariko papa baby nawe ntugakabye, ntabwo navuye mu buriri nkubwiye ko ngiye gutegura ameza. Ubwo se wumvaga nari bugaruke kukubwira ngo ngwino nasoje? Papa Desire ati, kubera iki se wari kunkangura? Ariko sha Desi uranyumvira nyoka ibyo abarimo. Desire nawe ati, aha nabihore kuko intonganya zanyu ni umunsi. Ahubwo se papa, ya gahunda yo kunshakira umwanya muri kampani yigeze he? Ko ngiye ndambiwe guhora nicaye mu rugo kandi narize. Ikindi nkaba mfite papa w'umuherwe Kalisa mu nzu. Umusore muto Kalisa yicaye hanze arimo kurya ikigori asomeza amazi. Mushiki we Ketia asohoka hanze akenyeye igitenge ari kwitera n'akayisharupe ndetse anaririmba. Kalisa amubonye ararakara cyane. Kalisa ati, mana yanjye we Ketia wanshinze we, nakubwiye ngo iki? Sinakubujije gukora ku myenda ya mama. Kalisa aragenda n'umujinya mwinshi ahita akimukuramo baraserera. Kalisa ati, nta soni? Nzongere kukubona mu bintu bya mama nzakwereka. Mwubahe kandi wubahe ibintu bye nkaho akiriho. Ketia ati, ariko Kari ubwo kumpoye iki? Ubu se uko niko uri kubaha mama? Ibi uri gukora nibyo wasezeranyije ababyeyi bacu? Hora unkubita untora umujinya nibyo byubahiro uri kubaha? Aho bigeze njye ndambaye kuba hano, ngiye gushaka aho njya rwose. Kalisa ati, oya Keti wowe ukabyara we mbabarira ni ukuri, sinjye nta gahinda ko kubera rimwe ababyeyi bacu kanze kumvamo pe. Rero kuko ubona uri gukoresha imyambaro ya mama mba mbona ari ukumwubaho. Ibyo kugenda byo byibagirwe ko ntabwo natubutse ya njyenyine kandi ari wowe nsigaranye. Ketia ahita yikubita ajya mu nzu. Kalisa asigara yifashe amapfubyi n'agahinda kenshi. Kwa Desire mu rugo, Papa Desire ati, ngo urambiwe kwicara mu rugo sha? Narakubwiye ngo imyitwarire yawe
nizatuma nkugira icyizere nkaba nagushyira mu kazi. Ariko se waba ugikururana n'abana bo mu batindi nagushyira mu kazi kanjye ntimunsahure sha? Mama Desire ati ariko ubundi Desire kariya yayo uzumva ryari ko utari ku rwego rumwe na ziriya cakarafu z'incike? Ubu ntabwo ubona ko aricyo gihe ngo wumve ibyo se akubwira maze aguha umwanya muri kampani uyobora, urekera kubungerana n'abatindi? Desire ati ariko mama nawe papa ntabwo ngenda n'abatindi kandi nta nubwo ngendana n'inzererezi. Kalisa ni inshuti yanjye twariganye, nuko yagize ibyago ntiyabasha gukomeza kwiga nkanjye, naho ubundi yari umuhanga pe. Papa Desire ati ceceka wambesire we, urumva ngo uratakagize iyo ngegera? Urumva ngo ni za macuti zawe? Ariko se ubundi sha uzamuza reba iyo nyana y'imbwa yandumbirije umwana. Desire yarabarebye ahita ahaguruka yitotomba yigira mu cyumba. Mama Desire ati papa baby ariko njye ndabona umwana wacu amaze gukura bihagije, wamureka agatangira kwihitiramo inshuti agendana nazo kandi ukamuha n'inshingano mu kazi. Papa Desire ati inshingano mu kazi? Nanjye nibaza ukuntu Desire nirereye yasigaye amvugiramo, mvuga nawe akavuga kumbi niwe umwoshya. Ese madamu utekereza ibintu mfite byose narabitoraguye cyangwa byizanye ku buryo nafata Desire utaramenya agaciro k'ifaranga nkamushyira muri kampani yanjye, nkamushyira kampani yanjye mu biganza? Utekereza hafi kabisa. Sene ya kane ibera kwa papa Desire mu rugo. Desire aba ari mu cyumba arimo arasoma igitabo, telefone ye irasona, yareba akabona ni Kalisa. Desire ati yego Kari umeze ute se mani? Uzi ko mpamagaye nanjye ndi gupanga kuza kukureba mani. Kalisa ati ntukambeshe ariko Desire kose koko wantekerezagaho, gusa nyine nta mayinite ahagije mfiteho. Nari ngiye kukubwira ko niba bishoboka wakongera ukandwanaho ukama nka 2 mani. Desire mani ntaribi wowe ndaje ndebe ko mpagera nyakuzanire, gusa noneho nyafite mu ntoki, reka nze n'abasura unyereke n'agashiki kawe wajya gumbwira siko se Kalisa mani? Kalisa ati ntaribi bro, banguka kabisa ndagutegereje. Kalisa ahita aseka cyane abwira Ketia ati Ketia umva Imana irabikoze uyu munsi turarya. Ya nshuti yanjye Desire igiye kuza kudusura kandi anyemeye kunguriza ayo turi bukoresha uyu munsi. Ketia ati oh man shimwe nukuri, cyakora Kari nanjye nakubeshye mfite amatsiko yo kureba iyo nshuti yawe pe. Uzi ko ari marayika Imana yatwohereje kugira ngo ajya tugobokaho urukomeye? Kalisa ati yego Desire ni umutipe mwiza ucisha make, ariko ndakubwiye ngo ni umwana wo mu bakire ba bandi bo ku rwego rwo hejuru. Uko baganiraga kuri Desire turamubona asohoka mu rugo agenda yitunganya neza, agorora ishati yireba ko yatebeje neza impande zose. Tugeze kuri sene ya 5 kwa anti mu rugo. Anti yicaye hanze arimo gukaraba ibirenge, ubona ko avuye muri douche. Anti ati ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umurabo ugacyahwa. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko Jize mwagizeho tukagenda. Ubu murashaka kunkereza? Nta kindi dore ndangije gukaraba, naho mwe muracyari mu byayi. Gisele ati ese mama ntiwabonye ko njye naje kunywa icyayi maze gukaraba? Ahubwo mwiza niwe uri budukereze kuko ndabona wagira ngo nta gahunda afite. Ati umva nimugire tugende kuko njye ndashaka no kuza kujya kureba abishywa banjye, dore ubwo mperuka kuvugana nabo bambwira ko nta kintu baseranye cyo kurya kandi haciyemo iminsi. Ndaciye ndebe ko hari icyo nabashyira bakawifashisha. Man nukuri bari abana nabo pe sinzi. Arangije asoza gukaraba arahaguruka akomeza kuririmba
umubabaro wanjye n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri isi ndimo. Sene ya gatandatu turi kwa Kalisa mu rugo. Kalisa ku muhanda ategereje Desire, ubona ko afite amashyushyu menshi. Desire itahagera barasuhuzanya, ahitamo envelope azanyemo ibintu, barangije bajya mu rugo. Kalisa ati ese ubwo watekereje gute kutuzanira imbuto man? Uzi ko iyo umbwira ko ugiye kuzigura ntari kukubuza, akubwira ngo yamwe nzayahahishe ejo. Desire ati Kalisa nawe ugira amashyengo pe, imbuto ni akantu keza cyane, nubwo warya ariko nazo umubiri urazikenera, akira yayandi wansabye. Kalisa ati ibikari 5 se man, nakwatse 2, none mpaye 5. Mana we bro, urakoze cyane pe. Ketia akira ngwino usuhuze Desire yaje, maze ujye no guhaha. Abivugana akanyamuneza, kandi akanyamuneza kenshi. Desire ati wow, kuba mushiki wawe ni inkumi ingana gutya. Ahubwo vuba ndabona uri buze kumbera boyfriend shakari. Yabivuze afashe Ketia ikiganza, anamwitegereza cyane. Kalisa nkaho ibyo atabibonye ati Ketia akira agenda kuri boutique uhahuza noteke, kandi yakoreshe neza kuko dore tugomba kuyarya iminsi 3 cyangwa 4. Sene ya 7 ibera mu nzira. Anti Giselle na Mwiza bavuye gusenga. Ati mba Giselle, nimwihute rero mugere mu rugo kare, mugabane imirimo vuba vuba, muteke se ataza agasanga nta kirakorwa. Dore ubwo ari ku cyumweru ataha kare, maze nababaza aho nagiye mubwire ko nasigaye muri komite y'itorero, ndabizi ntakunda ko njye kureba bariya abana. Mwiza ati mama baretse tukajyana. Giselle akaba ari ujya mu rugo. Giselle ati ujya hese? Ngwino tugende, ntibikagire kugukora ngo wumve ngo wansiga njyenyine mu rugo. Ati ese ubwo muri mu biki? Ntimubona ko muri no mu nzira? Cyo nimugende nanjye nyaruke nze kubona igihe ngarukira. Mwibuke so nabambaza mubwiye ko nsigaye ku rusengero, ntimumubwire aho nagiye. Giselle ati yego, nubwo ugiye gutuma tubeshya papa, gusa nawe uze kubanguka. Sene ya 8 ibera kwa Kalisa mu nzu. Desire ati ese Kari, wari warampishe ko ufite mushiki wawe mwiza gutya? Uzi ko mbaye nkimukubita amazi akuzura akanwa. Kalisa ati Desire nawe uri umunyarwenya kabisa. Nizere ko atari ukumushinyagurira. Turarya rimwe ku munsi, twakaraba ntitwisige, twanagerageza kwisiga ntiduke kubera intimba twikoreye. Warangiza ngo ubwiza man. Bamubye urwenya twiganira umbwira akazi aho kageze. Desire yahise abona ko Kalisa ababaye, ndetse ababaye cyane, nawe ahita ahindura ikiganiro bakomeza baganira. Ketia yakomezaga guca agenda agaruka. Desire akarekera kuvuga akarangarira Ketia. Kari nimwakire, mwe muhugiye kuri izo mbuto mu gihe nkiri gutunganya amafunguro. Uwo yari Ketia ubabwira. Kalisa nuko urakoze cyane, wowe urabizi ko naziherutse, ubu ni nk'ubunani kuri njye pe. Bakiri aho anti yarabasuhuje. Ketia ati uwo muntu aravuga nka anti Gwiza. Anti ni wowe? Karibu cyane. Kalisa ati wow, uyu munsi ndawandika mu mateka pe. Anti ni karibu muri Isanga. Anti ati muze mutese bana banjye, iminsi yari ibaye myinshi ntabasha kumenya amakuru yanyu. Sene ya 9 ibera muri salo. Mama Desire ati umva mwana kabisa, ndashaka gusohoka hano ndi kurabagirana nka Diamond. Ntabwo nshaka umugabo wanjye azarangarira abandi kandi nanjye mfite ifaranga ryo kwiyitaho. Hanyuma uwo bari kumwe ati nibyo, ugomba kujya wiyitaho cyane kuko ifaranga ryo naryo koreho uyebere ukuntu uhinduka mwana duzu. Icyo gihe hahita hinjira undi mukiriya uje gukoresha umusatsi, ariko baracirikanwa bakananirana. Mama Desire ati ariko ubu njye narumiwe, use nkawe wari uje hano ubona ari ku rwego rwawe koko? Abakene mwagiye mwimenya mukamenya aho mubarizwa. Uwo mukiriya ati mva nkubwire wa mubyeyi we, ntunzi nanjye sinkuzi, menya ibyawe nanjye menya ibyanjye. Ego wa mukire we, aha ngaho guma ku rwego rwawe, bikurinde gukobana isura. Mama Desire ati uvuze ngo iki washyano? Ngo nkobanye isura wambesire wambeshu? Reka nkwereke ubone ko ntari mugenzi wawe, wanjyegerawe. Baraserereye, baratukana, barafatana. Mama Desire yikubita hasi. Kuri sene ya 10 ibera kwa anti mu rugo. Papa Giselle na Mwiza bicaye ku meza. Papa Giselle ati ese ko mutambwiye mama wanyu ari he? Ko no kuri telefone namubuze. Mwajyanye gusengara?
Mwiza ati mama yagiye kwa Kari ahita yifata ku munwa agira ubwoba. Gisele amuvugiramo n'igihunga cyinshi. Gisele ati mama yasigaye ku rusengero mu nama y'itorero ariko yavuze ko atari butindeyo, bari hafi kuza. Papa Gisele ati mwiza, mama wanyu yagiye kandi ntumbeshye, ndeba mu maso mbwiza ukuri, nyoko yagiye he? Gisele ati kandi maze kukubwiraho. Papa Gisele ati ceceka, nabajije mwiza si wowe mbajije. Mwiza uransubiza cyangwa nawe urahitamo kumbeshya nka mukuru wawe? Uhisemo uruhande rubi rwo kumbeshya. Senya 11 ibera kwa Kalisa mu nzu, bicaye muri salo bakiri kuganira. Kalisa ati naho ubundi anti twari turi aho nyine bya kinyarwanda, nawe urabibona naho tuguhisha, nuko twagize uyu mushuti wacu katugoboka, naho ubundi byari byanze neza neza. Keti ati vuga uti marayika nyagasani yatwoherereje inka zidutabara ahubwo. Anti ati yo nukuri mwakoze cyane bambe, dore iki gikorwa wakoreye Kalisa na Ketia nicyo bita igikorwa cy'urukundo, muzakomeze mukundane rwose. Kalisa ati oya nibyo rwose, kandi nta cyadutandukanya na Desire ko maze kubona ko ari inshuti nyanshuti kandi inshuti y'umumaro. Desire ati Kari nta kibazo, nanjye ndakwemera nk'inshuti yanjye kuko tukiga waramfashaga cyane mu masomo, nkabasha no kuyanyuramo kandi ngahacana umucyo bitewe nawe, ahubwo nyine amasaha arakuze mana, reka ntahe ubwo turasubira. Ati Kari ni mu murenzi irembo uza tuvuganeho nanjye ngire ngende, turemba niyibye murabizi. Baramuherekeje bageze ku irembo basezera Desire bagaruka, ariko Desire akomeza kwitegereza Ketia cyane. Desire mu mutima yivugana, wa mukobwa uranshituye pe. Kubw'ibyo rero imipango irahindutse. Benshi mumenyereye ngo inkuru z'urukundo, inkuru z'ibyishimo bya kanaka, inkuru nziza, inkuru ivuga ibyiza gusa. Ariko aka kanya nkuzaniye inkuru y'agahinda, inkuru y'akababaro, inkuru akababaro abantu bahura nako mu buzima buri hano hanze mutajya mumenya. Ni life journey. Ese ubuzima ni iki? Igisobanuro nyacyo cy'ubuzima ni ikihe? Muri iyi nkuru uraza kumva ubuzima icyo ari cyo, turaza kumva uruhande rw'ibyiza ni uruhe, uruhande rw'ibibi ni uruhe. Icyo ngusaba ni ukuyikurikira neza witonze, ugatega amatwi iyi nkuru kuva itangiye kugeza irangiye. Ibyo kugira ngo bikunde no kuba wakanze kuri buto ya subscribe ugakanda no ku nzogera. Reka dukomeze n'inkuru yacu.